Nongeye kuguha ikaze nshuti muvandimwe dukomeje kubana muri gahunda yo kwiga ibyigisho. Ni ibyigisho biyobora abakuze ku kwiga Bibiliya kuri wa murongo dusanzwe duhuriraho. Bimaze kutubera akamenyero, rero reka nongere ngushimire ko tugiye gufatanyiriza hamwe kwigana ingingo yo kwa kane. Ni ingingo itubwira ngo gukizwa kw'impumyi umugabane wa kabiri. Gukizwa kw'impumyi umugabane wa kabiri. Reka dusenge. Turagushimye cyane Uwiteka Mana ikiranuka, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Watugiriye neza, none no muri aka kanya uduhaye amahirwe yo kwigira hamwe ibyanditswe byera, kuko muri byo harimo iby'ubugingo bibasha kudukiza. Reka rero Mwuka Wera wasezeranye azabane natwe, abidusobanurire kandi imitima yacu ibyizere, kuko aribwo tuzahabwa ubugingo. Ngaho ngwino ugumane natwe, utwungure ubwenge kugeza dushikiriye icyo wifuza ko turonka mu byo watwandikishirije. Ibyo tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Ndakurarikira kugira ngo buri ngingo ubwo iza kukugeraho, nk'uko nabibabwiye, hari abarimo bambaza uko ingingo y'umunsi itajya igucika. Nuko igihe ufunguye iyi YouTube channel hari akamenyetso kaza k'inzogera, uragakanda. Ibyo biguha uburenganzira bw'uko ingingo y'umunsi iyo igeze kuri YouTube channel nawe ubona amakuru cyangwa se notification ikubwira ko ingingo yahageze, bityo tugafatanyiriza hamwe. Tugiye gufatanya mu ngingo yo kuwa kane nk'uko nari maze kubibabwira. Ni ingingo umugabane wayo twawubonye ejo, itubwira ngo gukizwa kw'impumyi. Ejo twabonye imirongo hafi igera muri mirongo nka 16 ya mbere ibanza, aho twabonye Yesu ahumura impumyi. Uyu muntu wari wavutse ari impumyi, Yesu amugezeho amugirira impuhwe, nuko atoba kondo agasiga ku maso ye, nuko amutegeka kujya kwiyuhagira mu kidendezi cy'Isorowamu. Uyu muntu avayo akize, ahumutse. Rero umugabane wa kabiri ntabwo byagarukiye aho ngaho, ahubwo uyu muntu igihe yari agarutse, nk'uko umuhango wari uri, wagirirwaga neza agakira indwara ye, agakira icyago cye, itegeko ryari uko agaruka gushima. Nuko igihe yari agarutse gushima nk'uko umuhango wari uri, bamubonye impaka ziravuka, kuko ikibazo cya mbere turagisanga muri Yohana igice cya 9 guhera ku murongo wa 17. Kimwe mu bibazo bamubajije abafarisayo akimara kugera imbere yabo, bifuje kumenya umuntu ubundi byagenze bite. Niko kumubaza ibibazo byinshi, batagendereye kugira ngo bizere, ahubwo bigendereye kugira ngo bapfobye, kuko bari bamaze kumenya ko uwakoze ibyo ari Yesu batashaka kwemera nka Mesiya. Nyamara uwari wakize we yahamyaga ko ari Yesu Kristo, kandi iko imbaraga yamukijije ari imbaraga iva ku Mana, kandi ibo ntibashaga kwemera na gato ko Yesu ari umwana w'Imana, ari we avuye ku Mana. Bityo rero mu bifuzo byose baratubwira ngo bamuhase ibibazo, bifuza ko acanganyikirwa. Ni ukuvuga ngo bamubazaga batamuhaye agahenge, kugira ngo bamwumvise ko ibyabaye atari imbaraga y'Imana yamukije, ko ari amahirwe yagize, ko ahubwo uwo muntu ari umunyabyaha, cyane ko bashingiraga ko ibyo bintu byari byabaye ku munsi w'isabato, ibintu bafataga ko ahari gukira kwe ari amahirwe yagize, atari imbaraga y'Imana, kuko bahamyaga ko wamukijije ari umunyabyaha. Rero muri Yohana igice cya 9, igihe Yohana yavugaga iyi nkuru,
avuga imirongo myinshi ibanza aho atagaruka kuri Yesu nka nyiri inkuru, ahubwo turahasanga impaka ziba zishingiye hagati y'abafarisayo n'uyu muntu wari wakize. Bamumwemezaga buryo ki ibyabaye ari amahirwe yagize, nyamara nk'uko ikibazo cy'icyaha aricyo cyari cyagaragaye mu itangira ry'iki gitangaza igihe abigishwa babwiraga Yesu bamubaza ati mbese kuba uyu muntu yaravutse ari impumyi ahari si ibyaha bye cyangwa iby'ababyeyi be. Na n'uyu mwanya barashinja ko uyu muntu nubwo yakize ariko uwamukijije ari umunyabyaha, ndetse inyuma bagereka amagambo mabi cyane kuko bibukije ko uyu muntu bambwe ngo ubundi si wowe ntiwavukiye mu byaha bisa. Kandi koko ikintu nacyo abigishwa babwiye Yesu ati wasanga kuba ari impumyi, kuba yaravutse ari impumyi ari ingaruka z'ibyaha yakoze. Ibi kwari ugushenjagura umutima w'uyu muntu wari wakize. Yego yari umunyabyaha, ariko uyu munsi wari wamubereye mwiza kuko yari yahuye na Mesiya amugirira impuhwe, kandi uyu bari kumwe yabashaga gukiza umubiri agakiza n'umutima. Mu buryo butangaje rero, nyuma y'uko impaka zari hagati y'uwakize n'aba bafarisayo, byaje guhita bihinduka. Uyu muntu wari impumyi we yatangiye kugenda arushaho kubona, bitari ukubona k'umubiri gusa, ahubwo yatangiye guhumuka mu buryo bw'umwuka kuko yarushagaho kugenda asobanukirwa na Yesu ndetse akanamwizera. Ariko igitandukanye n'icyo aricyo batubwiye ngo biramambu, abafarisayo bagendaga barushaho kuba impumyi mu myumvire yabo. Dore bwa mbere batangiye gucamo ibice igihe bamwe batangiraga guhamya ko imbaraga yamukijije ari iya Yesu, kandi uyu Yesu akaba nta handi abasha gukuramo imbaraga zikiza uretse kuri se. Abandi nabo bagahamya ko rwose atari imbaraga y'Imana kuko ibyo bintu yabikoze abanje kwica amategeko ya Mose. Rero kuri bo havukamo amakimbirane, aribo batubwiye ngo bacitsemo ibice bapfa Yesu. Hanyuma ntibanasobanukirwe n'aho yakomotse kuko bahamije ko iyo biza kuba ari imbaraga iva ku Mana yagombye kuba yarubahirije amategeko ya Mose. Kandi mu by'ukuri uretse n'uwo Mose bishingikirizaga bavugaga ko bahiriza amategeko ye, ariko mu mategeko ya Mose ntabwo yari amategeko atandukanye n'amategeko Imana yandikishije kandi ikayamuha, kuko muri yo ntiharimo itegeko ribuza kugira neza, kandi icyo Kristo yari yakoze kwari kugira neza uyu muntu. Hagati aho rero kongera kuvuga ibi muri iki gitekerezo biraha amahirwe umwanditsi w'ubutumwa bwiza Yohana kongera kudusobanurira uwo Yesu yari we bigendanye n'umurimo yari amaze gukora. Muri izi nsanganyamatsiko rero zivuga muri hano igice cya 9 turongera tuhasange irindi gereranya. Iri gereranya turagenda turibona mu mirongo imwe n'imwe yo mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Urugero turahasanga inkuru ivuga ibimenyetso aho Yesu yasobanuye inkomoko ye. Urugero yabasobanuriye uwo ari we, abasobanurira aho aturuka, abasobanurira n'impamvu y'umurimo we. Ibi rero muri iyo shusho twahabonye nanone uburyo Kristo yongeye kugaragara nka Mose. Urugero Mose yavuzwe ko mu nkuru ibanza, yongera no kugaragara no muri iki gice cya Yohana nanone ku murongo wa 28 na 29, aho bongera bakuvuga ko Mose yari umuyobozi wabo kandi byabagejeje babikuye ku Mana, ariko uwo nguwo batazi aho aturuka. Ibi byari ukwirengagiza kuko mu murimo wa Yesu wo kugirira neza abababaye no kubagaruramo ubuyanja no kubagirira neza byahamyaga ko nawe yaturutse ku Mana. Ariko nanone turaza kuhabona insanganyamatsiko igisubizo cyabaye igisubizo ku bantu benshi. Bamwe bahisemo gukunda umwijima aho kuyoboka umucyo. Bigumiye mu mwijima wari ugoswe, bari bariremeye bitewe no kugira imyumvire mibi ku kuza kwa Mesiya. Ibyo kwanga kwakira ubutumwa bwiza bwemezaga imitima yabo bushingiye ku byo Mesiya yakoraga
ibyo byatumye biremera umwijima wagumye kugota ibitekerezo byabo, mu gihe abandi bo bahabonaga icyigisho kibasaba kwizera gusa. Kandi muri uko kwizera hano baduhaye amasomo menshi arimo amasezerano yahabwaga uwizera. Ndavuga nk'urugero muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 9 kugeza ku 12, harimo umurongo wa 12 utubwira ngo kandi abamwemeye bakizera izina rye, abo ngabo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ni ku mpamvu yo kumwizera, si imirimo bari bakoze, ahubwo kwizera uwo yatumye, kwizera umwana w'Imana byari gutanga imbaraga ihindura, igahesha uyizeye guhinduka umwana w'Imana. Biteye ubwoba rero kumva ubuhakanyi mu bya mwuka, kandi ubwo buhakanyi bukaba bukozwe n'abayobozi b'idini, mu gihe uwahoze ari impumyi isabiriza we yamaze gusobanukirwa n'uwo Yesu ari we n'icyamukoreye, maze atanga ubuhamya bukurikira. Yaravuze ati, uhereye kera kose ntihabonetse umuntu wahumuye uwavutse ari impumyi nk'uko byabaye kuri yabyivugagaho. Uwo muntu iyaba atavuye ku Mana ntacyo yabashije gukora. Igihe rero babazaga iyi mpumyi bwa nyuma, yabahaye ubuhamya nubwo atari yarigishijwe, ariko yavuze mu magambo yumvikana neza. Abaha ubuhamya, abibutsa ko uhereye igihe babereyeho bahari bamurushaga n'imyaka, bafite n'amateka yanditse, ntihari harigezeho umuntu ukora ikimenyetso nk'icyo. Rero iyo aza kuba ataravuye ku Mana ntiyabashije gukora icyo kimenyetso. Nyamara abayobozi b'idini aribo bayobozi b'igihugu mu bya mwuka, abo bagombye kuba aribo babaye aba mbere mu kumenya Yesu no kumenya no kumumwakira nka Mesiya. Ntibashoboraga kubibona bona nubwo biboneye ibihamya bikomeye. Ikibabaje kandi giteye n'agahinda, aba bayobozi b'idini bagombye kuba aribo babaye aba mbere. Kubera iki? Bari bafite ibimenyetso bifatika, bari bafite imizingo yanditsemo uko Mesiya azaza n'igihe azazira, ariko kubwo kunangira imitima yabo ntibashoboye gusobanukirwa. Bityo nubwo babonye ibimenyetso bifatika, bahisemo kwanga umucyo, bityo bizanira gucirwaho iteka. Kuko mu magambo asoza ku murongo wa 41, Yesu asoza ababwira amagambo mabi ateye ubwoba, igihe yababwiraga ati, iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga ko mureba, icyaha cyanyu gihoraho iteka ryose. Nguru urubanza Kristo yabaciriye, kandi rwahuraga n'ibiri mu mitima yabo, kuko banze Mesiya wari hagati muri bo, nubwo yabahaye ibimenyetso simusiga. Amagambo atugaruka aravuga ngo, mbega umuburo ukomeye utwereka uburyo imitima yacu ibasha kuba kuduhenda natwe. Mbega uburyo gushingira ku byo twibwira bibasha gutuma natwe twibeshya. Tubasha natwe gushingira ku byo turebesha amaso, nk'uko baciriye urubanza Yesu bashingiye ku nkomoko ye, uko bamubonaga bitandukanye n'uko yari koko. Ibyo byatumye bamufata nk'umuntu usuzuguritse, bityo iyo yakuvugaga ko akomoka kuri se, babifataga nko kwigereranya. Ibyo rero byabazaniye guhuma kw'imitima yabo, nubwo bari bafite ibimenyetso bigaragara bihamya ko Yesu ari we Mesiya. Barabirengeje amaso baranabyirengagiza, ariko urubanza rwaciriwe aba bavandimwe, aba bafarisayo, natwe tutabaye maso tuhibasha kugwa mu mutego nk'uyu baguyemo, cyane ko icyo bazize ni ukwirengagiza no gusuzugura ubutumwa bagejejweho, kandi bwari bwumvikana, bwaranagaragaraga cyane. Ikibazo gisoza nifuje ko tukiganiraho, ni ikibazo gikomeye cyane, ariko kirashingira mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice. Nifuje ko iri somo turivugaho kuko riradufasha cyane, riranadukebura. Urwa mbere rw'Abakorino igice ni icya mbere, umurongo ni wa 26. Aya magambo aranditse ngo,
muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, kuko ab'ubwenge bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi, ahubwo Imana yatoranyije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranyije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye, kandi n'ibyohereje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yatoranije ngo bihindure ubusa ibiriho. Umurongo wa 29, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Kuko murabyibuka iri somo igihe narisomaga, natekereje ukuntu igihe Samweli yari agiye kwimika umwami, bamuzaniye abana ba Yesayi. Umwana wese batekerezaga ko akwiriye kuba umwami, rwose yageraga imbere y'Uwiteka, Uwiteka akavuga ngo namugaye. Nuko igihe bazanaga Dawidi, ijwi rivugira muri Salomo, muri Samweli, ahamya neza ko Uwiteka yashimye ari uwo, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Rero hano baratwibutsa ko ntidukwiye guca urubanza dushingiye ku bigaragara inyuma, kuko mu bikoresho Imana ihitamo gukoresha, ibasha gutoranya ibikoresho bisuzuguritse, akaba ari byo bihinduka umuyoboro unyuzwa mu butumwa bwiza. Bavandimwe, inshuti zanjye, ndabararikira kugira ngo tube maso, kuko ubutumwa bwiza tubuhawe nk'umuburo, butuyobore kandi twige gutegera amatwi ibikoresho Imana inyuzamo umuburo wayo, kabone naho byaba ari abanyantege nke batigishijwe, kuko kugendana na Yesu byatanze ubunararibonye. Niba yarabashije guhindura abigishwa be batari abahanga mu by'ubwenge, ariko amagambo yiwe yaturukaga mu minwa yabo, ku buryo atabashaga kugishwa impaka n'abanyabwenge bigisha amategeko. Nguko uko Data wo mu ijuru abasha kuduhindurira abanyabwenge, adashingiye ku mashuri cyangwa ubundi bumenyi bwose twaba dufite, tugahinduka ibikoresho biri mu biganza bye. Reka njye namwe, ubwo ijuru ryifuza kudukoresha, reka duhinduke ibikoresho byiza biri mu biganza by'Imana. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Kadusenge. Turagushimye cyane Uwiteka Mana ikiranuka, utwibukije ko utareba nk'uko abantu bareba, kandi umugambi wawe ni uwo gusohoza umurimo washize mu biganza byacu. Ndakwingize ngo Data, utuye kwiyoroshya turi mu biganza byawe, ngo niwe hitamo kuba ari twukoresha Data, tuyoborwe n'ubushake bwawe, kandi umwuka w'Imana natumurikira mu buryo bwo kutumenyesha umucyo mushyashya, uzaduhe kuwumvira no kuwukurikiza, twe gusuzugura, twe gukerensa, kuko ababigenjeje batyo bizaniye kurimbuka. Reka imitima yacu ubwo iburiho hakiri kare, uduhe kugira umwiteguro ukwiriye, nuko mu murimo usoza ubwo witegura gukorana natwe duciye bugufi ngo tube ibikoresho byiza biri mu biganza byawe. Nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.